narize mburakazi umusore wese duteretanye tugapanga ubukwe umunsi wo kujya kumwereka mu rugo akambwira ngo nta gahunda yabivuyemo biratinda njya mu bintu by'amasengesho bakambwira Imana igiye kungirira neza ariko biranga mbese ndarambirwa noneho sinzi utuntu ngiye kugura muri Kongo kwayenda imazeho umwaka n'igice ubu ndatwite none arabagira neza bandangiye hano kwa muganga ngo abasha kuba yavura. Indango imaze igihe kingana iki? Imaze amezi 15. Amezi 15. Ara nakantu umuhaye ko kugira ngo ngurure ibyo bamuzingiyemo kubera ko nzanze baramuzingiye umwana we mu nda dusanze aho twinjiriye bari bamaze gusuzuma narangije kumusuzuma nasanze byifashe bite nasanze baramuzingiye mu nda baramuroze umwana baramuzirikiye mu nda boreka ari akantu umuhaye njaka kugira ngo ngurure ibyo bamuzingiyemo umwana agaruke imbere ubwo abone kuzaja kubyara. Wamuzinze ninde se? Ugo muti komeza ugufate ugukomeze komeza ugufate urigomba kumurya buragurana umuti go muhaye go gukurura ibintu byo gukurura uwo mwana ngazi imbere ashobora guhita abyara. Arahita abyara. Agiye kubyara hano tureba se? Buretse muwe murinde gakeya. Nyamuneka reka turebe ko Hello people, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongeye kuberuka muri stories zitandukanye. Ni Patrick the Entertainer. Uyu munsi none tuba tugenda dutembera dushaka ya makuru. Ikintu cyambe n'amakuru kugira ngo umenye ayo makuru nuko ubugomba kuba in touch. Hari umuganga uvura gakondo twagiye tubona ibikorwa bye, tuza kwibaza ngo ese koko uramugaba ibinakora nibyo. Tuza kugira igitekerezo cyuko twazagerayo mu rwego rwo kubashakira amakuru agiye atandukanye. Niyo mpamvu tugiye kuhagera tukamenya uwo muganga ate ese avura mu buhe buryo. Ayo makuru yose mukaza kuyakurikirana. Ni Patrick, muze kumurikirana cyane kugira ngo mubashe gusobanukirwa n'amakuru yose kuri uwo muganga wavuye abantu ngo bagiye batandukanye ariko ukora mu buryo bwa gakondo. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kuba tuzamuka tukagerayo kugira ngo tuze kubasha kubakurikiranira iyo nkuru yose uko iri buze kubigera. Niba turuze kubasanga abaganga ese uwo muganga akora gute, reka tuhagere hanyuma mukurikiranire amakuru yose 5 kuri 5. Ayo makuru reka tunyaruke tugereyo hanyuma tubashe kubaganiriza no kumenya ayo makuru yose uko agiye atandukanye. Reka byose turahageze nkuko murimo kubibona. Tugiye kuba dukomeza tugereyo hanyuma ese byifashe gute, avura mu buhe buryo, abo bantu bahari bo barakora iki. Nibwe muri bantu kitwasanze. Nitwa Mutoni wase Alice. Hano ni kwa muganga nyine narinje kumushimira. Nuko nsanze yagifite abashyitsi niyo mpamvu nicaye hano. Waje kumushimira iki? Kubera ko yamvuye. Yakuvuye iki? Nabayeho ndiga ndangiza segonderi. Niga kaminuza ndayirangiza. Ariko mbura akazi. Waribwaga gute? Kwiga. Wiga. Narize mburakazi. Umusore wese duteretanye tugapanga ubukwe umunsi wo kujya kumwereka mu rugo akambwira ngo nta gahunda yabivuyemo. Biratinda njya mu bintu by'amasengesho bakambwira Imana igiye kungirira neza ariko biranga mbese ndarambirwa. Noneho sinzi utuntu ngiye kugura muri Kongo mpura n'umumama bari kuganira ibintu by'umuganga. Ndamubaza se mama uwo muganga bite? Aransobanurira ndambwira se wahandangiye ngo warandangira ndaza mubwira ibibazo byanjye byose ampa umuti
mpaye umuti bambwira nti we nta mafaranga ngusabye genda ukoreshe nibigenda nk'uko ubishaka uzaza unshimire. bivuze ngo yarabanje aguha umuti nta mafaranga kwa nta mafaranga yabanje kunyaka. bivuze ngo n'umuntu urimo kumureba hano ku Mitako TV ashobora no kuba yamugana akaba yamuvura nta mafaranga abanje kumwaka byacamo akaza kumushimira. ashika umuntu wari warangiriye nabi. wasanze ari nde warakugiriye nabi? nasanze ari masenge ariko urumva sogokuru yari afite abagore babiri. nyine ubwo masenge wawe ni mushiki wa papa wawe? yego. niwe wari warangiriye nabi. ariko tugarutse inyuma gatoya wasoje amashuri ariko ubura akazi, abashomeri ko ari benshi banasoje izo kaminuza, wowe watekereje gute ko bakuroze? kandi ubundi abantu badafite akazi ari benshi ni benshi, ariko impamvu natekereje ko bandoze urumva n'umusore twateretanaga tukagira gahunda yahitaga anyanga ntacyo dupfuye. icyo nicyo cyatumye ntekereza ko bandoze. wari utubwiye ati njya kujya muri Kongo. ni muri Kongo wari uri? nihe wari uri kugira ngo ubashe kuganira n'uwo mama situasiyo z'uko wahura n'uwo muganga? nari nagiye muri Kongo kugura ibintu, ngarutse kwa kundi tuba turi ku murongo korona yari itaraza, numva abamama barimo kuganira, ndangije ndamubaza. niko kundangira umuganga. ubusanzwe se urasenga wowe? narasenze cyane nyine ngo Imana impe umugabo impe n'akazi. birangira ubona Imana itagusubiza? mbona biranze. bivuze ngo Imana nayo nta kintu ishobora kuba yakora. Imana irakora, ariko Imana ifasha uwifashije. bivuze ngo watinze gusubizwa muri icyo gihe korona itaratangira, ugira amahirwe uhura na muganga, bica uriya muri kumwe ni muntu ki? nawe yaje kwivuza cyangwa muri kumwe? oya ntabwo turi kumwe nyine duhura. ariko nawe tumugereho. ariko mwiriwe neza. tugusanze hano kwa muganga. yego. witwa nde, urakora iki hano wowe? nitwa Nayiziki Innocent. naje kwa muganga. ukora iki? naje kwa muganga kuko yarambashije, narinje kumushimira nanjye. nawe uje gushimira? nje gushimira ku byo yangoreye. wowe yagukoreye iki se? ni ukuvuga ngo hari abajura baje kunyiba iwanjye, hanyuma ibintu byose byo mu nzu, n'impapuro z'amapariseri bazijyana. ubwo ndirukanga mburaho nzikura, ubwo ndagenda hirya no hino, bujya urupfa ndabura hapfunda imitwe. mbura na mugenzi wanjye ambwira ati hariko hari umuganga wagushoborera ibintu akakwereka ibintu byaho byagiye, kuko ibya bimbabaje cyane ibintu banyibye. kubw'amahirwe angeza kwa muganga ahangaha, narahageze turaganira mu kibazo mfite, arambwira ati uko byagenda kose ibyo ngibyo birashoboka. kubw'amahirwe uwo muntu yaramushitse, ibintu byanjye byose wabijyanye, yaje no kunzana imbabazi. ubwo witwaje iki mu kumushimira? kenshi iyo abantu bagiye gushimira abaganga nk'aba gakondo, hari ibintu baba bitwaje, hari ikintu aba yateguye mu kumushimira. ni iki witwaje noneho kuba ugiye kuwushimira muganga? ni iki wazanye? kuvuga ngo muganga nta mafaranga yansabye ngo bizagenda gutya ngo uzamba amafaranga yangaya. ni ukuvuga ngo ibyo yangoreye bite ku mutima wanjye, ngurikije uko bizagenze neza, naje kumushima mubwira ati ndagushimira, namuhaye inka. wamuhaye inka? namugabiye inka. ibintu byari byagiye byafite agaciro kangana iki ku buryo umuntu yitamo kumuha inka? byari bifite agaciro ka miliyoni 6 n'igice. 6 n'igice z'amanyarwanda. ariko ibisu kujya mu bapfumu, ubwo si imico ya kera mu oya ntabwo ari mu bapfumu, ni kwa muganga. muganga tuzikere ko mu masantere de sante, mu hopitale. iyo bavuze muganga abantu hari abaganga ba kizungu, hari n'abaganga ba kinyarwanda, ariko uyu ni umuganga wa kinyarwanda, ntabwo ari umupfumu. kwa kundi ugiye kuraguza hoya, uramubwira ukamubwira ibyawe bitewe n'ubushobozi bwe afite, agakoresha ubushobozi bwe nawe afite, akakwereka umuntu waba warakugiriye nabi cyangwa se waba warakujyanye n'ibyawe kandi bikagaruka kandi bikaboneka. niyo mpamvu umumbonye hano ngaha narinje gushima, nibwo tuhahuriye gutya. uwo muntu wamukoreye iki se wari wakwibye? umuntu wanyibye yangezeho aje kunsaba imbabazi bitewe nuko yari bigaragara neza ko ari we wabikoze, yaje anzaba imbabazi. uguhorana ukw'Imana rero nanze kuvuga ati mbore ku bibi yangoreye, ariko namubabariye uko yanzaba imbabazi, nanjye namubabariye. yego nawe waramubabariye? nanjye namubabariye. ngo wamuhaye inka
wari uje kujya kumwereka inka wamuhaye cyangwa se mugiye kuvugana sinzi wamuhaye inka byagenze gute niba waramuhaye inka ni iki kikuzanye uje kumushimira ariko se inka waje uyizanye byifashe bite naje kumushimira mubwira ko inka ye nayemeye ngomba kuyimuhereza haba none haba nejo inge mu rwuri ngomba kuyimuhereza yego ubwo uri mu bantu bakemeza ko ibyo bintu by'ubuganga bikora ndi umuntu wabyemeza yuko ari umuganga w'ukuri pe ntabwo ari umupfumu ni umuganga yego ndumva ngo twasanga muganga ariko tugarutse kuri wowe gatoya watubwiye uti narabuze umugabo narangije amashuri sinabona akazi nyuma yaho ubonaniye n'uyu muganga niki cyahindutse byinshi byarahindutse urumva nabonye akazi nkora ubukwe byarahindutse byarahindutse cyane nabonye umugabo nkora ubukwe bwiza ubu mbyaye abana 2 ubu nawe uri umwe muri ba ubu mfite akazi cyane rwose mfite akazi n'imodoka uciyeho hariya niyanjye umushoferi ufite n'imodoka cyane rwose kubera uwo muganga cyane pe yaramfashije mbese ubwo abantu bagiye abantu umuntu wese uzajya ubura umugabo cyangwa umugore ajya agana umuganga aba yararozwe nicyo bivuze hari umubura kubera ko igihe kitaragera ariko hari n'umubura kubera karande nyine baramugiriye nabi karande nyine baramugiriye nabi baramuroze uba ufite imyaka ingahe se ubu ngubu mfite imyaka 32 imyaka 32 ubwo umuntu iyo yagumiwe yabageze ku myaka ingahe ku buryo ubwo ubona ko byarambiranye oya numvaga byararambiranye numvaga byararambiranye pe reka tugeremo imbere turebe uwo muganga tumaze kuganira n'abari baje ngo gushima mwababonye tumaze kuba reka twaganiriye nabo reka twinjire turebe ko nura muganga nawe twamubona Keniso fata tugeremo imbere turebe se byifashe gute oya ntago njyamo nta kintu bidutwara umuka nabi mwagufasha ugakuramo ibyo bintu niba bishoboka twavugana ngo barimo gushika ntabwo twe bari budushike ntabwo umuntu yinjiza inkweto se umuntu adatwayemo inkweto byagenda bite ahantu umuntu ntagapfiramo se ubura natwaye inda imazeho umwaka n'igice ubu ndatwite none hari abagira neza bandangiye hano kwa muganga ngo abasha kuba yabivura ni muri urwo rwego naje hano kwa muganga indango imaze igihe kingana iki imaze amezi 15 amezi 15 utwite mwite wagiye kwa muganga hasanzwe se bakubwiye ko bimeze bite kwa muganga inda bakayibura mbese ubwo nanjye narumiwe kandi njye nkumva irimo yego none kwa muganga baba barakubwiye iki kandi none ukabutubwira ati abakurangiye kwa muganga nyine kwa muganga ndagenda kwa muganga ndagenda inda bakayishaka bakayibura kwa muganga wese kandi ntabwo uri kwa muganga ku bitaro pfo nyine kwisuzumiro nyine uyu ni umuganga wajeho cyane umupfumu ni umuganga avura atandukanye n'abo kwa muganga bandi ubwo nanjye naje kwivuza nyine ubwo ntabwo nari namenye itandukaniro ryabyo nibwo nanjye ndi gushyika hano kwa muganga negereje imiti nagiye ku gipimo kwa muganga bya kizungu none aha ngaha uri ni kwa muganga icyo yitwa kwa muganga kubera ko avura indwara za kinyarwanda yambwiye ko ari bumvure ubwo nuko nanjye ndazi bongeye numva arimo ariko mu kizungu bakamushaka bakamubura twavugisha muganga ngira ngo ubu mba namvunika cyane umwuka aba ari mukeya twavugisha muganga tugasobanukirwa ibi bintu ntabwo biri bugire ingaruka umuntu oya ndaco birabatwara
utandukanye he n'ubwo buvuzi bundi bavuga ko bavuga ngo uri muganga yagiye no kwa muganga handi? njyewe ndi umuvuzi wa gakondo kandi mbifitiye ikarita yabyo ndemewe. Irabitse ariko ndabifite byemewe. Ibi bintu byaka nta ngaruka twe byakitugiraho? Ibintu byaka nta ngaruka byatugiraho twe? Ibi oya ndacyo byabitwara. Uno mama ngo afite icyo kibazo? Uriya mukobwa yaje ngo muvure. Ubwo ureka Kara ni akantu umuhaye ko kugira ngo ngurure ibyo bamuzingiyemo, kubera ko nzanze baramuzingiye umwana we mu nda. Dusanze aho twinjiriye bari bamaze gusuzuma, narangije kumusuzuma, basanze byifashe bite? nasanze baramuzingiye mu nda, baramuroze umwana, baramuzirikiye mu nda. Ubwo reka ari akantu umuhaye njaka kugira ngo ngurure ibyo bamuzingiyemo, umwana agaruke imbere, ubwo abone kuzaja kubyara. Wamuzinze ninde se? Ubwo muti komeza ugufate, komeza ugufate. Urigomba kumurya. Buragurana umuti go muhaye go gukurura ibintu byo gukurura uwo mwana ngazi imbere. Ashobora no guhita abyara? Arahita abyara. Agiye kubyara hano tureba se? Buretse muwe murindiye gakeya. Ngo nyamuneka reka turebe ko abyara, ngo natabyara muramubesha abantu. Ubu nahita bamutwara kwa muganga Gisenyi bagahita abyara ku kanya. Ibi bintu mukora cyangwa se ubuvuzi bwanyu abenshi babita abaganga, ariko twebwe tuzi imvugo ivuga ati nagiye kwivuza ku mupfumu. Niye mpamvu abenshi bakunda gukoresha imvugo ngo kwa muganga, kandi tuzi neza ko dufite abandi baganga basanzwe bakizungu? Impamvu bavuga ngo ndi muganga niko mba nemerewe hose. Nje ndabwo ndi umupfumu, ahubwo mvura byose. Mvura umuntu baroze nguyu akabyara neza, ngavura umuntu umaze igihe atabyara. Komeza ugafate ugakomeze, komeza ugafate ugakomeze. Umva ndamuntu yazanye nawe mumufate mumujane kwa muganga, kandi arahita abyara. Arahita abyara, muhita mumujyana vuba. Uramushobora wenyine. Agiye kubyara? Arahita abyara. Urahita ubyara kandi urahita ubyara. Ihute. Mwana nitwasoreza hano cyane umubyeyi. Urahita ubyara. Agiye kubyara? Nzaza muje gushima. Ikibazo kibi nyine jewe ndi umuvuzi wa gakondo kandi ndemerewe, mfite ibyangombwa bihagije, kandi ikindi cya kabiri mvura ibintu byose. Ubimazemo igihe kingana iki? Uri kubona ndashaje, umugabo wanje yapfuye, ari byo dukora. Ubwo nanje ndi hano nibyo ngora, nkaba mfite n'umwana wo nabyigishije, ugomba kuja arakura. Mbamagoga n'abantu bakureho ndashoboye kugera, ariko ngatuma y'umwana wanje bimwe mu uzi bya telefone bakamba amagara bo hanze. Nani kuri ya tunane abantu amazi yaka. Abantu ukunda kwakira nawe ameze gute? Ngunze kwakira umuntu wo baroze kuriya, ngunze kwakira umuntu mbega wo wabuze ibyara, gakunda kwakira umuntu uwo baroze ibisazi, gakunda kwakira umuntu mbese uwo baroze ibijaganyuro, gakunda kwakira umuntu uwo baroze imigereko, mbese ni byinshi mvura. Ariko bivuze ngo n'indwara zindi zishobora kuba zananirana ugerageza kubaza? Ndazivuraga. Nizo kwa muganga bapimye zikabananira, iyo bageze hano nje ndazivura. Uvura indwara zose se? Zose ndazivura. Na coronavirus wayivura? Ubwo nayo nayiboneye umuti nayivura. Uravuze na sida irakira?
kuri mujya banga indwara zose ugasanga sida yo ntago ikira. sida niyo ndaragerageza. reka tubashimire no kuba muduhaye umwanya kandi dusoze. none ubu ngubu nk'abantu badukurikiye hano barimo kubona ibi ngibi bibaye nk'umuntu aramutse abifuje nimero ya telefone uwo muhungu wawe se mukorana wigishije mbese uri hehe bamwita nde niko Patiri Turanitiranwa. ari he naze arebe bagenzi be araseruka ari kubona bagenzi be ari he mubwira banguke natebuke twasoza nawe tube twavugana nawe dore nguyu niwe uzi bya telefoni ugomba kuja aranzerukira niwo zintu bya telefone igira hari imbere kugira ngo abakunzi ba Dream TV babashe kukubona. wakegera hano watangiye kubwira amazina ku bantu badukurikiye. Nje nitwa Patrick ubwo ngorana na mama muri akazi ko kuvura. Papa niwe wajya kubikora ubwo arangije yabisigiye mama niwe dukorana ahangaha ninjye musi uvugutira umuti. Mimaze n'imyaka indimi zose urazivuga. Indimi zose ndazivuga 15. Fransa mvuga Igiswahili n'Icyongereza. Twasoza kugira ngo tubareke n'ubundi bakomeze gahunda zabo. Kubaza Patrick ibi bintu dusanze murimo gukora hari ababibonye hari abo twavuganye hanze batubwiye bati kuva bahura na muganga nta kinegeza basaba ariko nyuma bumvikanye ko bazaza gushimira twagira ngo rero tubwire cyane yuko umubyeyi watubwiye ko ku bintu bya telefone ari wowe twavugana nawe n'umuntu yaramutse abifuje yababona kuri iyo nimero 078 15 4 00 8 wayisubiramo rimwe iri kuri WhatsApp 078 15 4 00 8. murakoze cyane mama murakoze nakoze cyane kutuganiriza. ayo mazi umuntu yakandagiyemo nago yashya wanaca kamagari kusanga uriya wayahagarika narangije kuyahagarika buriya kumuna se nagitagota uri kubona biri guturagurika si uriya narangije kubihagarika. mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Patrick the Entertainer. Amahoro y'Imana abane namwe.